nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 30 Gicurasi umwaka wa 2026 turagarutse nanone muri studio aho tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri izi saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota maginga yangaya muri amasaha nyuma yuko kabisa amasaha make yatambutse nari ndimo mbagezaho amwe mu makuru y'ibyaramutse by'ingenzi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi kuri inshuro twongeye kwinjira mu makuru tsuza abavandimwe mu dukurikiranye aho mu bice bigiye bitandukanye mu myanya igiye itandukanye mu mirimo igiye itandukanye ndetse kandi n'abari rwose muri weekend kuko twamaze kugera kwa gatandatu. Turi mu minsi kabisa ya weekend ubwo abasanzwe bakora mu minsi isanzwe bakaba bagize ikiruko muri weekend namwe rwose mukaba mudukurikiranye reka mbifurize kugubwa neza no gukomeza kuryoherwa n'aya ma weekend cyangwa se ni iminsi ya weekend. Ni na weekend y'impera z'ukwezi rero ubwo bamwe barimo barishimira ibyo bakoze mu kwezi kose abandi kabisa barimo bavuga bati agashara kaje buriya icyanyuma kabisa abantu benshi bavuga bati bimeze gutya na gutya. Hanyuma rero reka mbabwire ko ku munsi wa none yari umuganda cyangwa se icyo mwita salongo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'u Rwanda kubera ko niko biba byifashe mu gihugu cy'u Rwanda mu makuru nk'ururayo niko byari byifashe. Ni amagasa akomeye cyane rero ahitwa Rubaya tugiye kongera kwerekezayo mubwire situation ihari ibitero bikomeye cyane byongeye kumvikana hafi y'umujyi wa Rubaya ndanyarukira muri kilometero nya cyane mu by'ukuri zikabakaba muri mirongo zongeye kumvikanamo ibindi bitero bikomeye cyane none by'abarwanyi ba FC23 aho bari kwifuza kwagura ibice ariko nyamara nubwo bari kwifuza kwagura ibice nabo mu yindi myanya igiye itandukanye barugarijwe bamerewe nabi ku buryo bukomeye cyane. Ndaza kuba aya makuru nyagarukaho. Administrateur wa Masisi uyu mugabo nyuma ya speech zikomeye cyane amaze iminsi atangaza nyuma y'ibyo amaze iminsi avuga uyu mugabo nakubwira yuko mu by'ukuri ari mu byago bikomeye cyane cyangwa se ari mu gihe kibi kiwe kubera ko arimo arahigwa ku buryo budasanzwe. Uyu mugabo hano muri teritwari ya Masisi mu minsi ishize rwose mu minsi ishize yafatwaga muzi uwo bita Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma murabizi ko ni umwe mu bagabo kabisa bagiye bakundisha abantu bakundisha 23 abantu. Uyu mugabo rero nawe niko yarameze yarakomeje kugenda atanga ama speech agiye atandukanye yo kubwira abaturage kwiyumvamo AFC M23 ndetse no gukwirakwiza propaganda manipulation n'ibindi byose ubutegetsi bwa leta ya Kongo buvuga ko mu by'ukuri zagendaga zigera mu by'ukuri kuri abo baturage. Uyu mugabo rero ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamuhagurukiye. Leta y'Kinshasa yamaze gusetinga rules and regulation zigenga gahunda zikomeye cyane zo kumuhitana. Uyu mugabo akaba arimo arahigwa bukwari. Ndaza kugaruka ku makuru akomeye cyane agaruka ku ntasi kabuhariwe z'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje gukorera ibikorwa byazo muri teritwari ya Masisi hano muri kino gice cya Rubaya mubwire kira kintu cyangwa se ninjire mbive imuzi n'umuzingo mbikubwire kabisa. Andi makuru akomeye cyane aravuga yuko abategetsi ba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyine kubyo bakomeje kugenda bavuga hano ariko nanone muri bino bice byegereye urugamba nuko ngo uko igisirikare cya leta ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gisubira inyuma ngo ni nako mu by'ukuri ari abasirikare benshi cyane barimo baraturuka ku ruhande rw'u Rwanda baje gufasha bano barwanyi ba AFC M23 cyangwa se ba M23 ndetse bikanavugwa ko cyangwa se bikanatangazwa ko si ibyo gusa cyangwa se ntabwo birimo kugarukira aho ngaho gusa ahubwo barimo baranategura ibitero bikomeye cyane cyangwa se bakomeje kugenda bakora ibikorwa bigaragaza ko mu by'ukuri bagiye kuba bakwinjira mu bitero bikomeye cyane bigamije kwataka ibice birimo bibarizwamo Muzalendo ndetse na FARDC. Ayo niyo makuru y'ingenzi tugiye kuba twagarukaho ariko murabizi ko tubafite n'andi makuru akomeye cyane kandi ahambaye nk'amakuru agaruka cyangwa se yibanda hano mu mujyi wa Goma ku mutekano waho uko uhagaze ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bijya ahagaragara hano muri kino gice nabyo ni bimwe mu byo nza kugarukaho cyangwa se nza gukomozaho kubera yuko amakuru yakomeje kurushaho kwisukiranya
amakuru yo akomeje kurushaho kuba yatugeraho. Ndagira ngo unyemerere niba ari kunshambira ukanze subscribe cyangwa se sabone hano kuri uyu muyoboro, byaba byiza mu by'ukuri ukanze na like kuri inkuru. Nanone niba ari kunshambira dukurikiranye ariko ukaba utarakanda subscribe, mu by'ukuri nicyo gihe nako kanya kugira ngo ubikore. Ikiyongeyeho cyangwa se icyo ushobora kuba wakora kuri inshuro nuko kandi niba utarayikanda bikore aka kanya, kuko nutabikora ushaka kutongera kubona amakuru yacu n'imigano tugenda tukugezaho. Niko bimeze mu by'ukuri, bitewe nuko bigaragara ko ushaka kubutisha imigano n'amakuru tugenda tukugezaho. Tugiye kwinjira mu myanya igiye itandukanye nkuko ubyumvishe cyangwa se nkuko nari ntangiye mbigarukaho, nari ntangiye mbitangaza, za bataliyani zikomeye cyane hano mu rubaya z'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo kwavugwa mu by'ukuri, ndetse na Muzalendo wamaze kugenda yegera imbere cyane. N'imirwano yongeye kumvikana rubaya, aho mu by'ukuri bivugwa ko hari ikintu gishya cyongeye kuvugwa hano ku mirongo imbere ku rugamba, cyangwa se zimwe mu mpinduka zikomeye cyane zabaye hano, binatungura abantu benshi cyane, cyangwa se benshi bavuga bati ibi ni ibiki noneho mwuka byaramwe, kubera yuko ubu AFC 23 irimo irashinjwa na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikirwa ku buryo bukomeye cyane n'ibihugu by'amahanga. Ngo kuri ubu ngubu biravuga ko abarimo ingabo z'Ubufaransa ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo aribo bari gusubiza inyuma ibitero bya Wazalendo. Bikavuga ko kuri uyu wa gatandatu Wazalendo na FARDC nabo byabaye ngombwa ko bategura ingabo zikomeye cyane zaje hano zerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kwitegura ibitero karundura karahabutaka. Nuvuga ngo babonye yuko kugeza uyu munsi imbaraga zihari ntabwo zishobora kuba zakwigondera abasirikare bari maze iminsi boherejwe. Hari amakamyo AFC 23 yagize itya irakira, ariho bavuga ko harimo izo ngabo z'ibyo bihugu byombi. Nibwo twatangiye kumva ibirwanisho byongeye guturagurika bya AFC 23 ku birindiro bya FARDC. Biza kurangira habayeho na reprise strategique ariko itanavugwaho rumwe, dore ko iri reprise strategique bivuga ko harimo igisata cya politike, hakabonekamo uburyo bw'ibiganiro ndetse n'uburyo bw'imirwano bwose rugeretse. Ni nayo mpamvu twatangiye kubona ibitero za Nyabiyondo. Biravuga ko rero cyangwa se biratangazwa yuko ingabo z'Ubufaransa zamaze kwinjira tayari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wazalendo ndetse na FARDC nabo bakimara kubibona gutyo, nta kindi kintu bagombaga gukora, ari nayo mwe mu makuru y'ingenzi ntuzaniye kugeza kuri ngo biravuga ko amatsinda mashya y'ingabo ndetse na Wazalendo yongeye kuzamurwa hano, ndetse hari ni bimwe mu bice byatangiye gushyirwamo amadarapo cyangwa se icyo nakwita nk'amabendera y'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragaza ko hashimangiwe ko ibyo bice byamaze kuba tombe cyangwa se byamaze kuba byafatwa. Ni mu gihe kuri ngo bivuga ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabiraga mu midugudu ya Nyabiyondo, ndetse bivuga ko imirwano biri kugaragara ko irimo irasatira axe Walikale Goma. Iyo tuvuze axe Walikale Goma no kubera ko n'ubundi bice bikoramo imirwano byegereye Walikale, ibice bikoramo imirwano uraza kuza hano usange byegereye ahangaha Goma. Rubaya ntabwo ari kilometero nyinshi cyane, ni kilometero nkeya cyane werekeza mu mujyi wa Goma. Ndetse uyu munsi biravuga ko mu gihe AFC 23 yagira igihombo gikomeye cyane cyo gutakaza iki gice cya Rubaya, ari ibyago bikomeye cyane ku mijyi nka Goma, ku mijyi nka Sake, ku bice nka Masi Centre, izi za Ngungu zose ndetse na za Kicanga. AFC 23 mu by'ukuri iraza kuba igowe cyangwa se ifite imbogamizi zidasanzwe. Ibyo byose ni bikomeje kugenda bimenyekana, ni bikomeje kugenda bijya hagaragara, ni bikomeje kugenda bimenyekana hano muri ino myanya, byongera kugaragaza impinduka zidasanzwe zikomeje kugenda zijya mbere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeje kumvikana, ibitero bikomeje kumvikana hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri. AFC 23 ihaguruka igaragaza ko nta mikino ihari cyangwa se nta kujenjeka. Uruhande nanone
mu by'ukuri rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose narwo rukagaragaza ko nta kujenjeka. Ubu tuvugana imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa Wazalendo n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yakomeje guhungabanya ubuzima bw'abaturage ndetse n'ingendo ku muhanda wa Likale Goma. Ikijyanye n'ingendo zakorwaga hanga n'abaturage zahagaze urujya n'uruza. Ibi birakubitira ku kuba abaturage bagoma bahangayitse kubera ko ejo bundi aha bakoraniraga ubuhahiranire n'u Rwanda n'iki gihugu, ariko ubu tuvugana nabyo byarahagaze kubera icyorezo cya Ebola. U Rwanda rwahise rufunga imipaka, bivuze ngo niba noneho iki gice cya Goma wa Likale nacyo kigize gutya kigafunga kubera imirwano, urumva ubuzima umuturage uri Goma aza kuba abayemo cyangwa se aza kuba arimo. Iyi mirwano yatangiye kongera gukaza umurego kuva ku wa kane tariki 28 Gicurasi, aho abaturage benshi bavuga ko umutekano ukomeje kuzamba muri ako gace. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri Masisi avuga ko imidugudu myinshi ikikije Nyabiyondo yamaze gusigara nta baturage bayibarizwamo kubera guhunga intambara n'amasasu akomeje kumvikana muri ako karere. Mu duce twa Katoyi ndetse no mu bwami bwa Bahunde ikibazo cy'ubutabazi bw'ibanze kirarushaho gukomera umunsi ku wundi. Abaturage bavuga ko umuhanda uhuza Ngungu na Ufumando umaze iminsi irenga 10 warafunzwe kubera umutekano muke n'imirwano ihoraho. Ibi byatumye ibikorwa by'ubucuruzi bihagarara, ibicuruzwa bitagera ku masoko ndetse n'ingendo z'abaturage ziba ikibazo gikomeye. Muri ibyo bice byugajwe n'intambara, ibigo nderabuzima bikomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi. Abaganga n'abaforomo bavuga ko hari abarwayi benshi bakeneye ubufasha ariko ubushobozi bukaba bukomeje kuba buke iyanga. Urumva ikibazo cy'intambara kiratuma kugezayo imiti biragoranye, kuba nabo bayicisha ni ibibazo, ibyasahuwe n'ibiriyo bigasahurwa. Ku masoko naho ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze bikomeje kuzamuka ubutitsa ku rwego ruteye impungenge, ibintu bikomeza kuremerera abaturage basanzwe bafite ubuzima bugoye. Imirwano ikomeje kubera cyane cyane mu bwami bwa Bahunde, aho yibasiye uduce dutandukanye turimo Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba na Kasaki, hafi y'agace ka Rubaya kazwiho kugira amabuye y'agaciro menshi. Aha abantu bakomeje kuba indiri y'imirwano hagati y'impande zihanganye rwose. Ahantu ibiri kuhabera byakomeje kugaragara ko cyangwa se kuboneka ko imirwano iri kubera muri bino bice ikomeye cyane. Abakuru n'abanyacyubahiro bo muri utwo turere bavuga ko abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero nyuma y'uko kuwa kabiri nimugoroba bari basubijwe inyuma n'ingabo za AFC M23 muri ako gace. Ibi byatumye imirwano yongera gukaza umurego, abaturage benshi bakomeza guhunga batazi aho berekeza. Muri sekateri ya Osobanyungu, sekiteri ya Osobanyungu iri mu burengerazuba bwa Masisi naho umutekano ukomeje kuba muke cyane. Hari amakuru avuga ko impande zombi zikomeje kwisukiranya, ibintu bituma abaturage babaho mu bwoba bukomeye. Mu gace ka Nyabiyondo abarwanyi ba Wazalendo baravuga ko babashije gufata ku gace kuwa gatatu mu gihe gito, ariko nyuma baza kongera kuhava nyuma yo gusubizwa inyuma n'inyeshyamba za M23 mu bitero bikomatanyije umutwe wa 23 bivugwamo ingabo z'u Rwanda ndetse no gukomatanyamo Ubufaransa. Ibiro bikomeje kugaragaza uburyo intambara muri Masisi irimo irahindagurika buri kanya, ndetse abaturage bakaba aribo bakomeje kugerwaho n'ingaruka zikomeye kurusha abandi. Abasesenguzi bavuga ko igihe cyose impande zihanganye zitarabona inzira y'ibiganiro cyangwa igisubizo kirambye, abaturage bo muri Masisi n'utundi duce twa Kivu y'Amajyaruguru bazakomeza guhura n'ibibazo by'umutekano muke, ubuhunzi, inzara n'ubukene bukabije. Aho ngaho naho bita muri Masisi, aho ngaho n'inzira za Goma wa Likale zamaze gufunga. Ibyo ni ibibazo bijyanye n'ubuvuzi bwakomeje kuzamba, bikomeje kugera ku baturage bari mu bice imirwano iberamo, ndetse n'uburyo cy'imirwano ikomeza kugenda yubura, ibitero bikomeza kugenda bigabwa hagati y'impande zombi. Amakimbirane n'ubwumvikane bikomeje kuba bike nk'uko biri kuvuga hagati y'abarwanyi ba FC23 bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ngo n'ingabo z'u Rwanda bakorana mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye no kuba mu by'ukuri ngo kumvikana ku kugenzura ibice byafashwe hagati y'izi mpande zombi birushaho kuba ikibazo. Amakuru aturuka mu bice bigenzurwa na M23
avuga ko bamwe mu barwanyi ba M23 bakomoka muri Kongo batavuga rumwe n'abasirikare baturuka ngo ku ruhande rw'u Rwanda mu micungire y'ibyambuwe mu ntambara ndetse no ku myitwarire irangwa n'ihohoterwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bashinja RDF gukorana mu izina rya M23. Aya makuru avuga kandi ko habayeho ubushyamirane bukomeye ndetse bamwe bakagera no kurwana hagati yabo mu gace ka Cyanzu mu nama yahuje bamwe mu bayobozi n'abarwanyi b'uyu mutwe, ngo bagize batya bakoranamo mu nama ubwumvikane buba buke, baterera hejuru ibintu, baterera hejuru bavuga bati yerere gutya na gutya, aho bagaruka babikomoza bavuga bati ibi biri kuba muri M23 biraturuka ku kutumvikana ku buryo buhagije ku biri kujya mbere. Nyuma y'ayo makimbirane ubuyobozi bwa M23 bwahise butumiza Cyanzu abayobozi bose ba M23 bakomoka muri Kongo kugira ngo bahabwe amabwiriza kakaye ndetse banihanangirizwe ku birebana n'ubumwe n'imikoranire y'uyu mutwe. Hagati aho amakuru akomeje gucicikana mu barwanyi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga ko hari bamwe mu barwanyi ba M23 bakomoka muri Kongo batangiye kugaragaza kutishimira uburyo boherezwa imbere mu mirwano ikomeye bahanganyemo n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC, mu gihe bavuga ko abasirikare bandi bakorana nabo baturuka handi ngo batoherezwa bagasigazwa inyuma, bityo ngo aboherejwe imbere bikabagora. Bamwe muri abo barwanyi bavuga ko ngo bashyirwa ku isonga nk'abari gutambwa mu ntambara, ibintu bavuga ko ngo bishobora guteza umwuka mubi no gukomeza gucamo ibice hagati y'izi mpande zombi, ngo rwose bikagabanya morale ndetse bikaba byatuma izi nyeshyamba zitangira gusubiranamo. Urwo ni uruntu cyangwa se n'umwuka mubi wakomeje kugenda utangira kubura cyangwa se kugaragara hagati kabisa ya M23 ndetse bo ubwabo barimo gukorana. Radio Okapi igize itya noneho ishyira umucyo cyangwa se ishyira hanze amakuru yose ku bijyanye n'ifungwa ry'iki cyerekezo Axe Walikale Goma. Radio Masisi ngira murabazi ni radio ikomeye cyane mpuzamahanga, mu by'ukuri iterwa inkunga cyangwa se yanashyizweho kubera MONUSCO, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kugarura amahoro no kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamaze kwemeza ko ibikorwa byahagaze kubera imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo muri Masisi. Barimo baravuga bati Axe Goma iki cyerekezo inzira zafunze, Rubaya ibikorwa byahagaze, Nyabyondo imidugudu myinshi ikikije, abaturage bahunze kubera imirwano. Kandi umva iyo impamvu barimo bavuga ati abaturage bahunze ni ukubera imirwano, ari nabyo bituma hemezwa 100% ko ibikorwa byose byahagaze cyangwa se byangiritse. Aha za Nyakigano, Nyamyamba, aha hose amakuru akavuga ko ari uko bimeze. Aha Rubaya impungenge ni zose, nta muturage ushaka gutekereza gusevinga mu gihe isasu ririmo kumuvuga hejuru cyangwa se ririmo kumuvuga ku ruhande, mu gihe abona bagenzi be bari mu bindi bice batangiye kumujyaho ngo ati dufashe dibuze tubona uko kwegeye ku musaya cyangwa se tubona icyo kurya. Nta muturage ushaka gutegura imishinga migari. Ubu ngubu amakuru ahari muri Rubaya ubuzima ni ugushima bukeye, nibyandi bavuga bati iryejo ribara bejo, kubera ko baravuga bati sayi ariyo yose Rubaya irahinduka umuyonga. Kubera ko ubu tuvugana umuturage ntabwo icyo cyizere araza kugikora yumva imirwano imuri ku mutwe, biragoye cyane. Gusa M23 umwe mu bagabo bayo bakomeye cyane, administrateur wa territoire Masisi bita Emmanuel Ndizeye, akomeje gukora icyo nakwita mu by'ukuri tour hano muri bino bice, akomeje gukora tour. Ariko amakuru akavuga ko uyu mugabo mu by'ukuri arimo arahigwa bukwari, arimo guhigwa bukwari, ndetse ari umugabo isa ku yindi umunota ku wundi dushobora kujya kumva tukumva bitamugendekeye neza. Uti kubera iki? Kubera ko uyu mugabo si ubwa mbere baba bamuhushije cyangwa se habaye ibitero byo kugerageza kumuhitana, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri.
ahitwa n'ubundi muri iki gice cya Rubaya, hejuru y'isoko rya Rubaya. Ubwo abahazi barahazi, uyu mugabo yaraharasiwe arahunga avamo ariruka. Ejo bundi kuri guest house nanone bivuga ko uyu mugabo ari umwe mu bari gushakishwa. Andi makuru akomeye cyane akavuga ko muri to amaze iminsi akora muri bice bya Runigi ndetse n'ahandi, agenda ahura n'abaturage, bakusanya abaturage babaganiriza. Uyu mugabo nawe ngo ubwoba bwari bwose ko ashobora kuba mu by'ukuri yaraswa, dore ko biravuga ko mbere n'umwe mu bagabo bagendaga rwose biyambariye gisivile, ariko kuri ubu ngubu ntago bigikunda, ntago ashobora gukora iryo kosa, kubera ko biravuga ko nabamudahusha bashaka kumurasa ba FARDC cyangwa se Wazalendo. Uyu mugabo ari kugenda yambaye icyo bita antibare cyangwa se ya myenda ya gisirikare ituma amasasu adashobora kukwinjira, ndetse n'ingofero za gisirikare zituma amasasu adashobora kukwinjira. Ibyo byose cyangwa se ibyo nibigaragaza cyangwa se nibyerekana yuko arabizi neza ko isaha ku isaha ibitero birakomeza kugenda bimukurikirana. Yewe yigeze yitangariza ati bari bandashe cyangwa se bagerageje kundasa, ariko aravuga ati ntabwo isaha yanjye iragera. Niko yitangaje rwose ati isaha yanjye ntabwo iragera. Ubwo bimwe mu bitero byo kumurasira Rubaya byamuhushaga, niko yavuze, kandi ko kubwo niko bimeze. Uravuga ngo isaha yawe iyo itaragera ntago nyine iba yakageze, niko biba bimeze. Ayo ni amakuru akomeye cyane n'abakomeje kugenda tugeraho mw'abantu mwe, ariko ikintu bita Ebola nayo yakomeje kuba Ebola. Ebola yakomeje kuba Ebola kabisa. Bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, abikorera muri Afurika, abe ibikorera hirya no hino ku isi, ni ikintu bakomeje kugenda ubona ko bari kugarukaho, cyangwa se bakomeje kugenda bavuga bati gikomeje guteza ibibazo. Ni indwara ikomeje kwibasira ibice byinshi cyane, ni indwara mu by'ukuri bikomeje kugenda zigarukaho cyangwa se bitangazwa ibintu byinshi. Ebola rero baravuga bati nidafatirwa ingamba, iyi ndwara iraza guhitana abatari bakeya, by'umwihariko muri bice biri kugaragaramo imirwano. Ahangaha rwose ni n'ibintu byumvikana cyane, kubera ko kugira ngo ubyumve cyangwa se kugira ngo ubisobanukirwe, urabona ko imirwano nk'uku nguku irimo kuba, cyangwa se imirwano nka gutya ikomeje kugenda ijya mbere. Abantu iyo bahunze, ushobora kuba afite ubwandu bw'icyo cyorezo, byanze bikunze agenda ahura n'abandi nabo bashaka kuba wari wibereye ahantu utari buzahure nacyo. Imirwano yabugahunga, ugahura nyine n'abantu bimeze gutyo, ukumva ko ibintu birimo birarushaho kuba byaba bibi cyane, cyangwa se byagorana. Hari icyo rero ubuyobozi bw'u Rwanda bumaze gutangaza, ngira ngo ari nabyo dusa nkaho dusorezaho aya makuru. Bimaze gutangazwa n'umugabo bita Olivier Nduhungirehe Jean Patrick. Ati iki rero, cyangwa se yavuze iki, ngira ngo mbikubwireho. U Rwanda rwashimangiye ko rushyize imbere diplomasi yubaka umutekano w'akarere n'ubufatanye mpuzamahanga butarimo umusaruro, rugaragaza ko aho ruhagaze kuri la francophonie mu gihe habura igihe gito ngo haba amatora, aho rusaba ibihugu kuzatora Louise Mushikiwabo agakomeza kuyobora umuryango. Gusa n'ubwo u Rwanda ruvuga ibi, u Burundi burarushinja kuba ngo ari bwo soko ibibazo by'amakimbirane byose biri hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Reka turebe icyo u Rwanda rwavuze. Ingingo y'umutekano mu karere, amatora ya francophonie, ubufatanye bw'u Rwanda na Mozambique ni bimwe mu byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu biganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ni ibiganiro u Rwanda rwanasobanuriyemo ingamba zarwo mu kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Rwasobanuye ingamba zashyizwe ku mipaka mu kugenzura abinjirana
abinjira ndetse n'ibindi. Amatora y'ugomba kuyobora UEFA azaba mu Gushyingo muri Camboge. Louise Mushikiwabo niwe u Rwanda rwatanze nk'umukandida muri manda itaha kugira ngo akomeze ayobore. Mu nama y'abaminisitiri bagize umuryango wa leta, umuryango wa la Francophonie yabereye i Kigali mu Gushyingo 25, ibihugu byinshi byasabye ko Louise Mushikiwabo yongera kwiyamamaza bakazamutorera gukomeza kuyobora uyu muryango muri manda ya gatatu. Na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga ko yatanze umukandida ugomba guhangana nawe. Muri Mutarama 2026 uyu mwaka nibwo u Rwanda rwatanze Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Yatangiye manda ya mbere 2018, yongera gutorerwa iya kabiri mu Gushyingo 2022. Minisitiri Nduhungirehe yashimye ubuyobozi bwa Louise Mushikiwabo avuga ko bwatumye uyu muryango urushaho kugira ijambo ry'agaciro ku rwego mpuzamahanga. Ku bw'ibyo bakwiye kongera kugirirwa icyizere. Ati Louise Mushikiwabo yazamuye la Francophonie ayishyira ku rundi rwego. Ku buyobozi bwe uyu muryango wabonye umwanya ukwiriye ku meza afatirwaho ibyemezo ku ngingo zijyanye no guhangira imirimo urubyiruko, imiyoborere ishingiye kuri diplomasi y'ubukungu, imico, uburinganire ndetse no guteza imbere ururimi rw'igifaransa. Yavuze ko uyu mwaka u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gukorana gusa na guverinoma ya Mozambique, ari nayo ishaka kandi izakomeza gushaka inkunga ikenewe mu gushyira ubutumwa bw'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ni nyuma y'uko umuryango umwe bw'Uburayi witambitse binyuze mu bihugu bibiri ari byo Ubudage n'Ububiligi, witambitse inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga mu bikorwa byo kurwanya ibyihebe. Ati uyu mwaka u Rwanda rwafashe icyemezo, ni muri ubwo buryo bizakorwa.